mazi nyizere aya mazi nyizere kuri ni meza aho naryamiye aha ngatengurwa ngenda gupfa ariko bakazana biki gihe mwabaye muti aho naryamiye aha guhera mu gitondo nani ncyayi nani umwana wanjye yaba sukubani sari kintu wabuze sukubani mama wagiye aya mazi akira nawe uyanywa yafata nawe uyanywa hasoni niko hano habaye iki nawe kunyiza ndebera mwana ndebera kundamenyeho amazi urandebera umukazana unakubwiye ndebera kundamenyeho amazi ndebera sinjya nkubwiye sinakubwiye ngo Korodine rero umukaza ugatinya reba ariko reba ibintu nkoreye nkubwira kuva mu gitondo nta kintu ndakoza mu kanwa narwaye reka mubaze ikibimuteye shirere akazana bitewe n'iki igikombe cyuzuye kimenyeho nawe ndebe uretse sebure abana banje se habaye heza Sabaha, bagi. Mama ni karibu. Sema majazana tewe. Karibu mama. Karibu. Aha. Muraho neza. Karibu. David mwana. Yo, nari ngukuye. Buraho. Gira amata. Gira inka. Mwana wanjye se ntukimenya ikinyarwanda. Oyana se kari mu mujyi. Turabyibagiwe ni karibu. Sebe. Mushirire ibikapu. Hello. Mama ni karibu muri sana. Sheri namuganira na mama. Mwana wa. Karame. Uko wazonzwe. Aya mama. Ko wazonzwe wabati. Ntago nazonzwe. Niko. Ndareba se. Simeze. Kumona wananutse. Ego aboko byerekana ngafite mama. Ntaterekana ndabona ukomeze neza. Meze neza cyane. Uri David wanjye. Kandi ubu ndishimye meze neza. Mama ni karibu. Murakoze ni karibu. Urugendo rwabaye rwiza. Rwabaye rurerure. Si imodoka zinaha iwanyu. Ntago biba byoroshe. Ntago biba byoroshe. No kwihangana. Uri kwishimira. Arashaje mwana wanjye. None se wakora iki? Ese mama amakuru. Ni neza.
ndaho ndakomeye. Meruka tuvugana. Irungu ryaranyishe. Ryaranyishe rwose. Ndavuga nti bisi nazabivamo. Nararwaye, nkabura umpana n'utuzi two kunywa. Ndavuga nti reka nze nkwegere mwana wanjye. Ndabyibuka nyine ko twabiganiriyeho ariko na Shene nabimubwiyeho. Mubwira ko uzaza hano. Yambwiye ko nta kibazo tubiganira. Ariko ntabwo nari ntariyumvisha ko uzaza kuri no tariki. Reka ukimbwira ngo nzaze se ubumva nzarindira. Hari undi wari kuzampa impamba. Hari undi wari uzi mwana we. Oya nawe. Kubizi ko ari wowe ngira. Undi nari ntegereje uzambwira ngo akira gatike ninde. Okay. Ni wowe wari kuraho. Ndaho. Kumbona wananutse. Oya ariko nuko nangana gase. Reka. Suko. Urumva? Nyuma yuko nshatse akanyama kagiye baheruka mu bukwe nawe urabyumva. Oya ahubwo mama wihangana tukwakiriza iki? Amazi yewe. Amazi buzima. Sinkubwiye ngo amazi yewe. Amazi yonyine. None se mvuga iki kindi? Hari amata, hari ji, hari fanta. Oya. Nzanira amazi muri plastique. Plastique? Plastique ni iryoshye amazi. Oya nta plastique tugira hano. Ubwo mubyihorere. None se ko ari reka muzanira amazi gikoza sa amazi. Nzanira amazi. Niko David. Buriya rero nabuze umwanya wo kukubwira mwana wa. Nabuze umwanya. Wabuze umwanya. Yari sinayikoza nkagusura. Umugore wawe. Yewe ndabona igihuru ikizavamo igihunyira. Ibona kare. Kandi dore warananutse. Wagira ngo ntazi kugufata neza. Kandi iyo ushaka Claudine. Akoma. Claudine uko tuvuganye kumumbwira Claudine ugira ngo. Ariko Claudine ntiyagukundaga. Yego yarankundaga ariko njye ntabwo. Uzi ukuntu twari inshuti ni wabo. Uyu mukobwa waraguye ntazi iyo wamuvanye. Bizagorana. Ubu tuzabana uyu. Niko. Tuzabana. Mama. Banzu yusubize. Nyumva neza nkubwira. Uyu nguyu muzabana kugeza yenda Imana imuhamagaye. Ndamba ko nabyita. Kubera ko umva nkubwira. Erega niyo mahitamo yanjye. Ni rwo rukundo rwanjye. Fuze nkundo zina minsi. David mwana wawe. Nese niba atari urabizi ngo kugira urumwe. Ndabizi. Kugira urumwe. Ni nayo mpamvu nagombaga gushaka. Ese ubwe n'iki Claudine wundi yari kumbyarira.
Korodina. Ndebera Korodina bashaka kumubwira ko nashitse amahoro. Korodina Gisagara. Korodina Gisagara. Ndebera yewe ibyo se birakureba. Ndebera Korodina yewe. Ba Korodina si benshi. Nimba utabishaka yewe. Goyima. Zana. Namuhamagaye. Sogura muhamagaye mwana wa. Ndamuhamagaye. Reka nze muvugishe hanze. Taje, reka muvugishe hanze. Nta kibazo mama. Alo. Nahurutse. Mbona mama wagira ngo Cecuru ni umukomediye we yaburiwe kuri umureba. Ariko nanjye gukora kuri telefone agahunga. Oyi, buri ushaka gusanga nyine n'urwenya yibera mu rwenya ubuntu bana nawe. None se sheri mbabarira ariko so kwivanga. Tuganira ariko udafite ikibazo wisanzuye. Ko tuganira cyagiye bambwira ko azaza aje kudusura none nkabaza yavuga ibintu byo kuza kuba hano. Sheri babizi uriya ni mama wanjye. Sibyo? Kandi mama wanjye afite ndi umwe. Sibyo? Imyaka ageze mu byanga byakunda akeneye umuntu umuba hafi. Kuba rero yaragize amahirwe yo kuba tugize turi abana be babiri. Ndi umuhungu we nawe ugomba kuba umukobwa we. Narabikwemereye ariko niyo mpamvu n'abuzukuru be nabo bazaba babaye abana be. Sibyo? Niyo mpamvu agomba kutuba hafi. Urumva cyagiye mbikubwira ko azaza hano nanga yakwihutisha ibintu ariko nzi ko ntacyo wanyuma. Ntabwo nabyanga. Rero agiye kuza ejo bundi nibwo yambwiye ati nzaza ariko umva natashye naniwe mu gitondo mbyuka njya mu kazi ariko ujye unyihangana nta kintu naguhisha pe. Agiye kuba hano yenda uko iminsi izajya igenda ibigena dushobora no kumwubakira hariya hirya yenda ni washeri nta kibazo kikugora nyine ntacyo nuko gusa nabonaga hari ukuntu rero urumva ariko humura nta kibazo na mama wawe niwe mama wanjye n'ukuri ni nkuko nubundi na mama wawe nawe bibaye ushobora kuzagera abyemeye cyangwa bishaka akazaza nawe tukaba turi kumwe kuko iyi nzu ukuntu ingana oya sheri wimpe ibisobanuro byinshi ahubwo reka ndebe icyo mbategurira ko buriya mama arananiwe guturuka iriya mu cyaro arananiwe reka ndebe akantu mbategurira sawa sheri hanyuma nakurabiza uko bigenza icyo nanjye uvuga ngiye kwivanga mu kazi kawe niba abantu urebe yamashuka oya ibyo ni ibyanjye genda ubitunganye neza ariko ndanashonje pe baje mbe ndebye akantu mba ngukoreye kihuse waba usa na so mama yavuze ngo urananuka arabishya ahubwo siwe wanga kurya nanze gukorera kugira ngo ngende ibintu byose sawa sheri ndaje ariko ndabyizeye ko bizagenda kose mama hari shera hari bazankizwa n'iki aragatoya Korodi mwana wa nahurutse nagezeyo yewe reka nkubwire rero nagezeyo Korodi ibipangu umve abasekirite banyakiriye iyo hirya bari banze ko ninjira mwana wa David yarakize urebye umugore urwicayemo sha agahinda kanyishe agahinda ngo narine we muheruka mu bukwe nabureberaga wagira ngo ni kuri televiziyo Korodi ndagukundira bizi mwana wa ndabizi umukaza ni wowe nshaka kuzambera umukazana reka shwe anyitayeho aka nta rukundo afite nkawe se ninjiye ndinda bwo ngera muri saro umwana wa acicaye yafumbase umugabo nta no kunyitaho sha umbwiye ngo umva nkubwire
bari mu nzu nziza ariko urebye umugore yicayemo sha agahinda kanyishe uko icyanzanye se ntukizi buretse kazajya kwa nyina nibiba ngombwa no kwa Petero nzajyayo kwa Petero nibaza imihemba nzajyayo nibiba ngombwa kwa Petero nzajyayo ariko imiti nyizane azataha ntawe mwirukanye buretse wowe naje kugutegurira inzira mwana wa ndagukunda urabizi yego mukabande ngaho ugira umunsi mwiza mama ndagukunda atanyumva yewe ngaho sawa bahaye umunsi mwiza mwana wanjye sawa uraganja kuvumba amashimwe y'abandi arera mu madirisha abandi batamba isutara banyure ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho anisaba indirimbo yanjye yarima ntuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe nkabura inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita mase umukobwa yangiza ibintu mama wumva kundi nyine umva wakomejeje waririmbye mama uje mu gikoni karame uri mu bigeze ariko mpanagura ibyombo mbishyira mu kabati yego aka ni akabati ka David yavuze yego mama aha niko igisa ni igiki tuno dusahane mama ubwo si yasahana umuntu yariramo agahaga batungu tushyiramo agasosi igihe waba uri buryo ubugari yego cyangwa isahani uwayigaburira umuntu akarya agahaga kuko abana b'iki gihe ntabwo ari yonyine mama dufite n'izindi nini ariko narageze ndabona niko ubu isahani nizajya uheraho umugabo wawe iyi nkabona yarananutse oya mama biterwa n'icyo agiye kurya igisa ni igiki muko niko iki ni igiki ariko noneho ufite n'ibindi ntazi wagira ngo igisa cyo ni igiki none cy'umukara mama iki bacyita runonko iyo maze guteka runonko ariko noneho mwene muze runonko twotsaga ibijumba oya mama ibintu byose ubu ngubu byaje mu iterambere ahangaha iyo maze guteka nshyiramo ibiryo ngo bidahora bijya kandi gutya mama uretse mbika ibi ngibi birameneka bitangirika ese muko ngaho anzu nyarake ngo runonko hano iyo maze guteka shyiramo urabona ko bipfunduka urapfundura ugaterekamo ukongera ugapfundikira bikomeza bishyushye aho ntekeramo niko ubu aya ni amasahani watahanye nk'abandi bageni ko nta masorori arimo uyu masorori arahari amasorori manini yo kuzakiramo abantu ubu munsi bose wabona David baje aha akasaha agasuzuguro ngo uko David adafite papa we oya mama ubu munsi base wabo baje aha ubu amasahani watahanye nk'abandi ni inka bagukoye niko ubu inka bagukoye iwanyu bararebye babona ko ari amasahani ugomba gutahana wabuze icyo uriraho iyi sahani ubu nayiriraho mama basi mama iyi niba utayishaka hari izindi mama ubu David azayiriraho akarira hari cyangwa wayiteguye ari y'uruhinja ruriheze umuntu ategurira ikitaraboneka niko ubu se umwana azayiriraho naba ntazahaga bakazana bitegura iki cyose ni igikira naho so iki cyose cyo ni igikira niko ni igiki ese ngiye ko mbona sitangiye kwirakaza wirakaza oya mama ntabwo ndakaye none kutambwira ndi kukubaza umutungo w'umwana wanjye ibyo byose wani baguhaye amafaranga yo kugura ibishyingiranwa icyo ni igiki
aka ni akaburenda mama. ngo Ni akaburenda. burenda niyo kugira ngo uzagenda ubimenya. niyo gukora iki? Ugashyiramo, ushobora gushyiramo imbuto ugakora akamasedwa. Imbuto zo gutera? Oya. Ibishyimbo? Imineke, ibinyomoro. Ibyo ni ibindi ariko ugenda ubwira iwanyu bazakugura andi masahani. Se mama umeze neza? Uri kubona ndwaye? Nuko nabonaga. Urabona ndwaye ra? Oya ntabwo urwaye mama. Ntabwo ari nk'ibi bintu yari kuzana. Inde? Oya. Nta kibazo. Ariko uzashaka amasahani manini. Claudine. Uyu n'umwana duturanye ubu ngubu. Yarashatse azana ibintu byinshi. Iwaba amasorori menshi. Sibyo? Ndetse no hariho nyirabukwe. Yahaye nyirabukwe ku isoro. Nawe wayo bikeneye no kuri nako. Iyi si isahani basubiza iwanyu. Iyo si isahani rwose. Yakareka. Ese ubundi uru rugo rwanyu mujya murya? Turarya mama ndatetse. Nuko narinje kwambika ibyombo. Kuva mu gitondo mutetse amabuye. Oya mama mu gitondo abantu banywa icyayi. Gitondo twanyweye icyayi ariko ndatetse nawe turaje twakire n'ukuri. Niko harame mama. Ibi nibyo iwanyu bakuguriye. None yazanye n'ibipfumaguye. Igisa cyose ni iki? Niko ni imbeke ni inkoko. Dore gifite n'umurizo. Dore none iki gifite n'umurizo. Mundebere muri bisaka. Ni biki? Ni panu mama. Dutekeraho akareti, tukaza gukorera akareti. Mama uzagenda ubimenya umureti. No wiki. No kugira gute? Bo barawurya. Barawurya? Ntabwo uzi umureti kandi mbona uri umusirimu. Umureti ni biki? Ibireti. Umureti ni amagi, nyine ufata amagi ukayamena. Nta mukecuru urya amagi. Inka natanze David wanjye ibi bintu sinzabyemera. Bazongere bakugurira amasahani. Wumvise? Bazakugurira andi masahani wanyu. Ntabwo twatanga amafaranga ngana kuriya y'inkwano. Inkwano yatanze urayizi? Urazizi? Ntabwo twatanga inkwano zingana kuriya. Ngo nurangize. Mama. David, kwa mwana cyane. Nta kibazo mwana. Ko muri kuvuga cyane. Nta kibazo mwana wa. Narindi kureba akabati karuzuye. Yazanye ibintu byiza. Dore ni bisi Ma, urumva kubera hari igihe umuntu aba atekereza ko azagira abashyitsi. Yego. Ngaho kino gihereza uriya mwana kijyane. Ndikumva kitari kino gihere kimpera uriya mwana. Oya mama kiba hano. Kimuhereza uriya mwana. Kimuhereza ibindi ndabikubwira twavuganye. Kimumpera uriya mukobwa wawe. Sharika nkijyanye. Ngaho kijyane ibindi turabivuga. Nta kibazo. Kijyane ndakubwira impamvu nkubwiye ngo bakijyane. Icyo kijyane. Byawe ibintu by'umukara ntabwo mbikunda. Simbikunda rwose. Mako muri kuvuga cyane. Oya ntabwo twavugaga cyane. Niko David. Reka nkubaze ikibazo. Ubu iyi ni isahani. Ariko naragenze ndavuga. Niko. Iyi ni isahani mu bantu watanze. Umva ma iyi akaba kariramo isosi. Maka isosi barayirya. Yego. Cyangwa barayinywa. Ese wakamwa we yanywera muri aka kana gahaga. Ma umva. Sari nkizangera imbere nka byo abanyamugi. Ino sahani ngire. Ako bimwe n'ibyo wabo bacura hari. Wasanga papa wari umucuzi. Asema. Nyina nasi baracura nabacu. Kojya gumbwira ngo umusirimu ibi ntago wari ubizi. Aya, azamu handi majyambere. Ariko sema. Mva reka mbwira. Ibi ngibi nibyo iyi ni byiza nabibonye. Sorry wasanze ndi mu kazi ko mu rugo. Nta kibazo. Nganira na mama. Esa nigendera. Nawe ni musigara. Mama ziko abari seriye burya. Seriye. Cyane cyo utabonye. Iki sheriwe. Service. Shema wagira mane. Mama wundi na muri quartier. Yantunganije ngo ibi nibiki nazanye nginka bakoye ngo nta byombo nazanye ngo nyanga ari Claudine
Claudine abaye Claudine ari kuzana ibiruta ibingibi Claudine simbizi. Ese Sheri yavuze Claudine yamuvuze? Ese izina ndabivuze Sheri. Sheri mva nkubwire rero. Buriya amahirwe umuntu aba afite iyo gifite umubyeyi aragukosora. Umubyeyi akoriyanta inzira ya nyayo. Niba we yarebaga akavuga ati ibi bintu nyine yarari kureba akavuga ati ngo amasahane ngo umwana we nanjye yayimbajije nawe ntingiye umuntu ayinyweramo agasoze ngo nyine mama cyangwa avuga ngo ni umunyamugi ariko Sheri mva nkubwiye ntibigutera ikibazo arakubita muri Rinette mama buriya niba yarabikuye hehe ariko Rinette yazambaye mfite nk'imyaka nk'irindwi urumva afite buriya Rinette menshi afite amahane oya umva icyo nkubwira bigomba kumenya mama ni imfura ndamwizeye pe kandi mama buriya impamvu ubona yenda ashobora gukora biriya ni ukugira ngo tuce ubwenge nzajye kugura ibindi majyambere akababeshya wayagura zuba wayashyira he ko akabati twakujuje kadasa hano gasubizemo are mama ni imfura ntamenyereye bizagenda biza wenda ko tubyizeye mama muzamenyerana ni imfura kandi ikindi buriya nicyo kiza cyo kugira umubyeyi arakuyobora nyine inzira kandi nawe ntukagame ngo wumve ko ari kukubwira nabi mama ni umwana mwiza mama wanjye ndamuzi uzi ko buriya kera ajyaga atubwira ngo ngwino urye wakwanga kuza kurya akagukubita akuziza ko wanze kurya uzamubwira ahubwo no kuyongera gukubita akubita nde erewe ugiye kunkubitisha none mama uri hariya nabonye aho urakubitwa n'ureba nabi byaha nkubitaho bukeye bose hoya ntabwo yabikora ntabwo yakukubitira umukobwa Sheri hanyuma narinje gutora iriya computer naringiye kujya mu kazi oya ntabwo ngiye mu kazi naringiye kujya hari projet yari irimo ari umuntu nashushanyirije inzu yambwiye ngo mufashe ariko yampa udufaranga tw'amafuti naringiye gufata iyo projet namukoreye yarambwiye ngo duhure mwereke ubwo ngiye kugenda mpure nawe mwereke uko twari twayishushanije niba uko nene yishushanije niba ari icyo akundaho niba ari icyo avuga nkosoraho ngikosoreho mbone ko yamutwa dufaranga 200,000 we nayo Sheri amafaranga azana ndi ubwo ngiye gutorera computer hanyuma bitengenda gusa nta kintu cyari cyo kurya birahari nateguye ariko oya reka mbanze murebe ntamukerereza ndarya ngarutse kandi nawe isahane surana ndi wirireho nkuko mama yabivuze ndaje nabyo bimaze wabukoze ubwo ubu ndaburya ngo nanjye Sheri ubanguke ndabanguka pe ubuse mama mugaburire mbere cyangwa namutinye n'uya mama mu biryo yirire urumva uziriza ubusa mama ngurantegereje ntabwo nabikora yego kandi nawe uzirira uzarajoro ngurande ntegereje cyangwa uyirukutariye ngurande se hari ibyo urara yewe ndaje nje mbira ugiye kubyiga mama arahari uyu mugabo nzerure mu bw'izukuri ubwire ko mama we mbona umukecuru azankubita pe ibintu byose abitaye hejuru ngo ibifite iminwa simbizi kanihangane wenda hari bizashira nuko ataramenyera kuko ntabwo nakwibabariza umugabo ngomba kubicamo kandi neza nkaba umukazana mwiza nibyo ndapfuye we ndapfuye ubu mwana wanjye yaba hasimba ameze uko ariko mana yanjye iri shyano se rizananyiteho rinabimenye byibura ko rwaye iranyishe we ubu Claudine yabaha simba ameze uko aba yandwaje yanyitayeho ariko uyu nta mukazana urimo narabibonye ubuse n'impfu umwana wanjye azabaho gute
pole mama, pole. Mama unyweye imiti? Mvana uzo njaba zawe ngo namaboko. Reka nkuzanire amazi. Ndapfuye. Ese David we yagiye Mana. Iri shami ry'umukazana rizanyica. Nicyo cyamvanyi wanye narabibonaga. Niyo nigumirayo. Iri shano ry'umukazana ritamenya ko umuntu yanarwaye. Kuva mu gitondo nta n'icyayi arama. Iyaba Korodina si uko biba bimeze. Ariko Mana yanjye. Pole. Byuka neza. Nk'ubu wari urihe watangaza wacumukobwa. Mama ngiye kuzenza ndeba ibinini mama nanjye ndeba umuriro mwinshi. Mama pole. Umwana wanjye ari he? Yagiye mu kazi ariko nawe maze kumubwira ara. Byuka nenzanye amazi ngo unywe. Mama pole. Suwenda. Mama ihangane. Mama ufite n'umuriro mwinshi. Umwana wanjye ari yagiye mu kazi. Ndashaka umwana wanjye. Yagiye mu kazi ariko agiye kuza. Agiye kuza tumaze kuvugana. Namubwiye ko kameze neza. Mama pole. Baza kumera neza. Ko mama. Akira nayo nkuzaniye amazi ngo unyweshe ikinini. Byibura shira araza asanga umuriro wagabanutse. Aya mazi nyizere. Aya mazi nyizere. Ukuri ni meza. Aho naryambiye aha ngatengurwa ngenda gupfa. Ariko bakazana biki gihe mwabaye muti. Aho naryambiye aha guhera mu gitondo. Nani ncyayi. Umwana wanjye yaba. Sukubani. Hari ikintu wabuze. Sukubani. Mama wagiye. Aya mazi. Akira nawe uyanywe. Gafata. Nawe uyanywe. Hasoni. Genda uyanywe nawe mvane mbere. Hasoni. Tumya nameneka. Hasoni. Ubundi nakwizera gute ko ayo mazi uzaniye atari kunyica. Mama nkuzaniye amazi ngo unyweshe ibinini uyameneho. Imbere. Nayo kunyiza cyangwa nayo kunyica. Niko? Hano habaye iki? Nayo kunyiza. Ndebera mwana, ndebera ko ndamenyeho amazi. Urandebera umukazana unakubwiye. Ndebera ko ndamenyeho amazi. Ndebera. Sinakubwiye ngo Korodina yari umukazana. Ugatinya. Reba ariko. Ukamena amazi. Reba ibintu ankoreye. Mbwira. Kuva mu gitondo. Nta kintu ndakoza mu kanwa. Narwaye. Reka mubaze ikibimuteye. Shirwe. Akazana n'iki. Bitewe n'iki? Reba igikombe cyuzuye kimenyeho. Nawe ndebe. Ntabwo mfasha amaguru ko nambaye ibintu. Ntabwo uri. Naha se ndimo. Urishimye. Nyine uri. Urishimye kubera umenyeho amazi. Urishimye nye. Umutima utewe n'igihugu. Shiri naje nsanga. Shiriwe. Nawe nizera. Ndebera David. Ukorera ibi bintu mama. Ndebera David. Niki nategereje, niki narindiriye. Shiri ntabwo nabikoze. Bigenze bite ngaho mu. Ninjye wabikoze. Niko. Ubwo ushatse kungaragaza ko ninjye ubikoze. Ariko abana b'iki gihe mwabayeho. Abana b'iki gihe kandi narabibonye. Ubumenye w'amazi. Ubonye ari ati. Umva mama, buretse gato. Shiri bitewe n'iki? Urabona nabitinyuka. Mu by'ukuri ko mba narasezanga ubitewe n'iki? Niko, ubarakubwira ko ninjye ubikoze. Nicyo ashatse kuvuga. Ariko David mwana wanjye. Ma ihangane. Ndeke kuvuga. Usigaye uncecekesha mwana wawe. Shiri mbwiza uko ubitewe n'iki? Iki gikorwa gitewe n'iki? Inzara
rero ntabwo ko ibintu nabikora nyine nicyo ngira ngo unsobanurire nyine bigenze bite habaye iki sheri bigenze bite habaye iki mbizukuri ngira ibintu nabikora nyine nicyo ndi kwibaza bigenze bite mumbwire ko muri babiri ndabibaza singaya ayansutseho yose utabireba wavugishije ukuri ma ushatse kuvuga abana b'iki gihe ni naho bipfira ni naho bipfira urabona ndatose mwana ngira kugwara ngira gutengurwa asuke ma wani ngira ngo Claudine yari umukobwa mwiza ukanga kumva none singaya amazi nisi ko mutabasha no kunsobanura namwe ikibaye ahangaha wanzaniye amazi yo kunywa yamenaho ngaho ibaze ahise yamenaho yose ariko se mbabaze mu mbizo ariko wivuga ntabwo ukinyizera ndafite mwana ntukinyizera mbabarira pe sibyo ariko sumva ma mu ibikapu byanjye nta oya ma ntago wahitegera ihanga niba utakinyizera ni mu ibikapu byanjye sheri wamuretse akagenda basi aho kugira ngo wumve ko mubangamiye mureke nawe ntago mushaka hanga akabyumva ma itonde nanjye mvuge ntago ari ukutamushaka ntago mubasha no kunsobanurira ikibaye hagati yanyu nawe ntushobora kumbwira ikibiguteye nabivuge sibwo nabivuge mama uvugisha ukuri nkumenye hano none se uyu ninjye uyazanye y'amazi ninjye uyazanye ninjye uyazanye ubundi ma reka nkubaze nawe mubwize ukuri kashe nawe utega amatwi umbwire uyu munsi aka kanya aya mazi yaraye gukora iki mubaze ko yarayazanye ngo yamenye ye naje nsanga bamaryamye hano mu ntebe njye kuzana ibinini n'amazi ngo mubi ahita yansuka none se ubundi uramuha ibinini wamusuzuma ntiwumva wamusuzuma nasanze afite umuriro mwinshi sheri nasanze afite umuriro mwinshi nibwo nahita nguhamagara nkubwira ngo banguke mama ntameze neza narakubwiye mwana wanjye narakubwiye use ko mutangiye kumvanga muri ino minota itarenze n'ibyumweru biri muri kumwe narakubwiye wanga kunyumva iyuba ibi byose ntibiba bimbaye dore amazi nahangeze mama ko nkuba nahangeze ntabwo ukora uzakora iki nahangeze buretse nyine nicyo washatse David mwana wanjye nicyo washatse nicyo washatse ariko ukibone ese ubu n'impfu yazakwitaho wazakumena hashyushye uzashya ariko ndababaye mana we ariko se mamba simusabye imbabazi ese ushaka kunyemerera Claudine akazaza akanyirwariza ko n'ubundi ndembye Claudine wa hema Claudine wa Claudine wa hehe Claudine wa hehe ntabwo ibi byose byari kumva ese uragira ngo nkubaho Claudine wa hehe uragira ngo nzakubwire sheri wivuga nabi Claudine wa Claudine wo gukora iki ese ni Claudine undi inde uwonzi ese ba Claudine uzi Claudine umwe kuri ino si mama nta wundi Claudine uvuga nta wundi uvuga ni ibikapu byanjye nta nimba utanshaka niba ari nibyo ma karama sheri wivuga nabi noneho kugira ngo mujye mwirirwa mumenaho amazi mwari mwabivuganye niko mwari mwabisezeranye n'umugore wawe subiza ubu uri kunsaba imbabazi uri kumbwira nabi mumpe ibikapu byanjye ntahe noneho nimba ari nibyo nimba utakishaka sheri ariko twamureka usigarane n'umugore wawe muri uru rugo maze nzabireba wabyumvise ko atanshaka njye kwibana zapfire mu rugo muzanira ikinini ngo umuriro ugabanuke akakubwira ngo mumenyeho amazi sheri nuko bitakunda none se ntabwo amenetse ntabwo yamenyeho ra basi se nari nyafite mu kanwa iyo byakunda ngo arebe mu mitima yacu Imana nyine yaragowe ahubwo aya mazi nabwirwa n'ikindi cyari kirimo icyatumye ameneka ubwo ntawanabyize ese ubu ngubu aka kanya sheri wabyumvise wari urwaye uyu nguyu narambwira ngo yarakuzaniye ibinini byo kuguha sibyo ndarwaye ngo amazi ntabwo azi ikintu cyari kirimo ndarwaye ngo hari icyo utumva ndarwaye icyo utumva ni igiki wa mugani hari icyo tumva arata hari icyo tumva ngo amazi ntabwo uzi ikintu cyari kirimo sheri naho nuko musigaye mumfata nabibwirwa n'iki mwese sheri uretse kugenda twese tugende reka ngende wabonye agasuzuguro wabonye yarabibitse ariko yarabibitse hano yarabitse umaze kundambirwa murampazi
buretse mbasabe umva ma murampazi mfite urugo rwanjye mubwire subireyo nipfa uzaze kunshingura ntuzazana n'uyu mugore wawe ntimuzazana nzaza gege nyine uzizane ntimuzazana ubwo si umenyeho amazi ngihumeka ubwo urumva ko ningera ku mwanya wo kutabasha no guhaguruka azamenaho iki se shira ubundi bitewe n'icyundi mubaze umutima wawe utamubaza akaba ari njye wumva ko ari njye munyamafuti nta kintu ufite cyo kuvuga muri kano kanya kuki nta kintu ufite cyo kumbwira n'ibintu ndeba ukoreye mama si nk'ibyo ubundi wavugishije ukuri sherije namuzaniye amazi ngo muhitine uhita uyamena ahita yamena aho urara ari iki ma karame mwana ngaho nimworoherane sibyo guhera uyu munsi njye ntabwo ndi hano guhera uyu munsi ntabwo ndi hano ndapfuye none nicyo narindiriye turajyana ntabwo nsika mu gitondo genza ajya gukorera mu ntara sibyo mu ntara tuzajya iburasirazuba ariko uzajya ukora uza oya nzamara ibyumweru 3 azanyotsa mwana wanjye sheri we nawe ndagusaba ko wita kuri mama sibyo atazashobora ariko nziyitaho muri igisubizo ndasiga ndabaha amafaranga ejo uzamujyane kwa muganga mama nta kibazo nzakujyana kwa niko muganga urayahambye amafaranga ndayabaha sheri ndayaguha uzamujyane nta kibazo nzamujyana ibyo nizeye ibyo cyangwa sheri uyamuhe nta kibazo yamuhe nzamuherekeza uzajya nyishura kwa muganga nese uziherekeza uzijyana ma ko ntari ngo mujyane nzahamagara umwana njyane nzabura umwana mpamagara uzahamagara nde ma uzahamagara nde ariko waretse ubuse urabona nabura unabanye nabi ku buryo nabura uzamujyana kwa muganga hanyuma ubwo icyo nashaka kubabwira nuko ngiye kwitegura ngewe sibyo amafaranga urayazana ryari nimara kwitegura ndafite hariya ndayagwaca no kuyabaha kuri telefone ndayaguha kuri telefone oya kuri telefone bajya bankata sema kuki udasirimuka ibintu oya kuri telefone hoye nabyizera butubundi ko telefone yanjye ibiri hariya nabwirwa n'iki ko atayikoze sheri ntamerekeza ndayabikuranya muhe ego rwanda wanjye ndaguherekeza ndikumva ndikoroherwa biri kugenda byoroha ndaguherekeza mwana wa kubisetse se mwana wa oya ndaguherekeza bivuze ukuntu mbwiye ngo biri kugenda byoroha kandi ngeze aho urembye ngiye kugenda ndajyana na sheri nyabikure nyamuhaye azana urajyana nande sheri wanjye nanjye ndaguherekeza mama nta kibazo nese uramerekeza uri muribwa gutya biri kuza kanya gato mu wundi mwanya bikagaruka nese nibiza ugeze ku muhanda hariya ntabwo byaza none se uragira ngo ugende ndagusabiye n'umugisha mwana wa nyine unsabira nkiri aha ngaha hanyuma ndaguherekeza nta kibazo amafaranga kuri telefone ntabwo bijya bikunda muramperekeza muri babiri kugira ngo ndaguherekeza nanjye mugeze ku modoka sheri nta kibazo mujyane uyamuhe nese ndagenda utamerekeje uwo usigare nta n'ikibazo reka buriya yanasigara ndaherekeza manga reka njye uramuherekeza nanjye ndaherekeza umuhungu wanjye hari ikibazo se twese turamuherekeza erega ndagukunda mfura yanjye ujye umenya ko ari wowe n'ibyumweru 3 keretse biramutse byiyongereye ndabikaba kwezi cyangwa n'igice nta uzicwa n'ikima uzicwa n'iki reka njye kwitegura sheri ya ndizera ko ya myenda y'intere ikaze nabitunganije uburamperekeza umeze gutya ma ndaguherekeza nta kibazo ngaho reka njye kwitegura nimara kwitegura turareba uko umeze hanyuma uko uri bumeze nicyo kiduhesha kumerekeza sibyo kandi sibyo ndabizi ujye umpamagara mwana wanjye ujye umpamagara buri munsi ubaze ukomeze nzajya mbaza sheri wanjye nzampamagara Aline mubaze ukomeze ese si wanguriye telefone itelefone wanjye nisubiza guhamagara urembye uzabasha kwifata byibura ubanza nawe ujye umuhamagara yego ajya ampamagara uzajya umunyuzaho kubera iki manza ajya nguhamagara none se nyine nzajya nguhamagara hanyuma mubane neza sibyo apana kuza gutya ngo muncabiranye nyaberwe kibaye sibyo ntabwo bisongera urakira kandi sibyo ndakira ndaguherekeza turagera hariya ku muhanda birakunda nta kibazo kandi muzajye kwa muganga wisuzumisha indwara zose ariko uransigira amafaranga ndayaguha pe ko sinzajya nakumukazana amafaranga oya mama yaguhe ntabwo nzajya nakamukazana amafaranga umura ndaguha yawe nawe muhaye ako sema warangiza ngo uramperekeze umeze gutya
pole oya reka narumva nagufata nanjye ngufata oya nkora izo nshabazi ngo ntoki okay ma fata hano reka nkubwire yego ma cyarusoka kirimo kiri oya kikansoka nese rusoka ifata nifata he nako mbizi ma nimba ari ikinyamanteye mubyara ahari inda cyacyumva ihangane sibyo ngaho reka njye kwitegura nimara kwitegura amafaranga se ntabwo nabwiye ko njya kurabikura kubikura ni ibiki nyafite kuri telefone ibyo bintu barankata nakubwiye ko bankata ngiye nakubwiye ko njya bikura nkayaguha mu mama yakuzanira ni wowe urayanzanira oya arayaguha turamuherekeza yaguha asema hanyuma rero ma ndareka ngende nitegure hanyuma yenda uzajya umvugisha uzajya nguhamagara dore ntaho nsize ako se gutuva ko ntaho ngusize singusigeshere singusigeshere wanyenize ntaho nsize mwana wa ubu si bibaye ntubibonye kandi mwana sema koroherana ntibiba ntabwo nta kibazo ufite ubu nta kibazo ufite mwana ariko nanjye namubajije icyabimuteye hanyuma se yakubwiye ko ninjye wabimuteye ngaho genda ujye mu kazi mwana wanjye uzahirwe ugira akazi keza ariko uzajya unanyibuka umuhamagare ndagukunda rega mwana wanjye rega mbashaka ko utagira ikibazo yego ndabizi nanjye kandi ndagukunda urabizi yego ndagukunda rwose ngaho reka nitegure ngaho genda reka nitegure ugira vuba ndabera utwo dufaranga ndebe ko nagura ese ma ubundi oya ngaho humura ndebe ko nagura n'akantu hariya haruguru ku ibarabara shagura sagati shagura reka nawe amadarubindi yanjye yarashaje ya ndetse ya ufite arenze rimwe ariko si yari mu biki yandi narayasize kwa ko nzaba ndi mu nzira zo mu rugo wayantuma nayo nkayakuzanira tiri upfusha amafaranga ngura ndo yari kura yansigira amafaranga yego ndayabona mwana wanjye ngaho ugira ugende reka nitegure yego reka ndebe nta kibazo ndaje urahize umujaba zawe urambaza iki maniki ntagukorera ntabwo ndi nyoko ntacyo asoni ariko ngana mama utankoreye n'iki wankoreye icyo wankoreye ni ari amazi n'icyo yakumenye ninde noneho bigaragaze ko ari njye yakumenye kuko ukuri kuri mu mutima wawe wabwije umuhungu wawe ukuri koko nijye wakumenye amazi gaho noneho bigaragaza arakumva eri guriya n'umwana wanjye nabyara urabizi ko namubyara umwe rukumbi uzi ko kuva wagera hari shera hangaye agize ute agize hari habasa ahubwo wari tukabana mu mahoro njyewe nakubwiye ko ntari nyoko ntabwo ndi nyoko ariko ungana mama uramazi ntabwo ndi nyoko ndi nyina wa David wumvise neza ubwire izina ryanjye ryuzajya tukabana mu mahoro umva nkubwire ubundi ari amazi wayetetaga narinye gutumyera iyo uri ku mwana wanjye ntiyari kuza akayama niko ntiyari kuyama nimpuwe no kwinara mvanaho izo njaba zawe niko nakubwiye tancira n'igitenge iki gitenguza umwana wanjye ko ari wowe wakinguriye singushaka basi mama basi nzakora iki basi icyo uzakora ntacyo ubona ntabwo uri gukurura uru ruhinja mbwira icyo ese wanyu haba bakuru barahari uzagisha inama ubabwira ati se iyo bimeze gutya na gutya bigenda bite wakimbwiye se nawe fembere singushaka ngiye gusigarana nawe muri uru rugo ese mama urabona tuzasigarana bimeze gutya wasohotse se ukagenda ra urabona mfite ubwoba bwo gusigara mu nzu y'umwana wanjye iyi ni imitungo y'umwana wanjye yarayiruhiye uzi njyewe amafaranga umwana wanjye yose na muhamu arubaka waje ukurikiye imitungo nta soni ugira none ngo twete fyate mama basi mbere y'uko nakubwiye ko nari nyoko ese nta nyoko ugira ubundira nta nyoko ugira urashaka kuvuga iki ngaho uvuga ivumvura se none vuga ibyo washakaga kumvana na David hari aho wari unzi basi akaba hari kosa nigeze kugukorera uzaperereza uhamenye nakubwiye ngo iwanyu nta bakuru bahaba uzajye kubaza wumvise umwana wanjye ntabwo uzamunyangisha ngo biguhire ese ubundi wasotse ukajyana nawe cyangwa ukaba ugiye iwanyu ese ubundi waretse tukajya inama wabaye usotse ukajya iwanyu ukaba ugumye iwanyu nk'abasigaye uzagaruke nawe ese yavuze ngo azamara ibyumweru 3
nagaruka nawe uzabona kuza ubundi urasigara ni wa mwana uhetse ni ibyibura uratwite ngavuge nti uri gukiragura niko urahetsera urahetse mama nzaheka wabibwirwa n'iki wigeze uheka iwanyu ngaho mbwira ko hari izo wigeze gutwita byibura iwanyu umenye ngo waratwize umwana wanjye waramuroze urashaka ino nzu yavuye mu mitungo ya se mama waretse tukoroherana ko n'umuhungu wawe byamufasha koko utararugeramo se hari induru uzabagamo David wanjye yaranyubahaga David wanjye nkunda urumva namubyaye kuriya ari umwe rero ntuzantanye n'umwana wanjye rero n'amaraso yanjye nimba wumva urambiwe iwanyu n'uwaza undi wazagiye iwanyu maraje kubaka waje kugira ute waje kubaka ibyuzuye babarira umbwira itafari wazanye hanga mvi imbere ahubwo wimvugisha amagambo menshi umakore iko si ndabikwizaye mama waretse wambereye umubyeyi nkakubera umwana koko nkuraho izo njaba nkuraho haguruka ujya mu byawe nibabuze ibyo ukora jya guherekeza umugabo wawe kanze nanjye ahubwo nanjye muherekeza umwana wanjye ntabwo yagenda ntamuhereka nanjye gukorera mama kanze nanjye ndebe ko dukweto twanjye nanjye ndebe ko naherekeza umwana wanjye reka nziguhanagurire reka nguhanagurire inkweto hanyuma ubwo nabwirwa n'iki ko rungezeyo ra ugiye kumanagurira inkweto mama ni ibintu bisanzwe yesu kirisito mama ni iki ntagukorera basi nibura washingira ni icyungorera ngaho ngira icyungorera ni iki basi ese ubundi aho urahakora ikira si uzumva ryari uzumva ryarira usigaye ushinga ijosi rero uri kunsuzugura uri kumva ko wageze mu rugo wicaye ushobora no kuruvamo ariko wari ubizi ko waruvamo urabizi ko waruvamo mwana wanjye reka ze muherekeze ndebe ko anansigira n'utwo dufaranga nawe wowe reka genda se nyine ndekure kazana gusa akunda ubu David namwinginze ngo azane Korodina mwana yanjye umuntu abura ibyiza bireba koko ariko mureke Korodina nzamuhamagara David ntagiye ibyumweru 3 n'ibyinshi nzamuhamagara asa nyirwarize azamfashe andwaze kugeza nkiza nako se ndwaye iki ko ndi kugira ngo muteshe umutwe ndarwaye se ndwaye iki nzamuhamagara aze tube turi kumwe hano noneho tumuzengereze turi kumwe David azasanga Korodina yaramenyereye nta kibazo soni ahubwo nanjye ndebe udukweto nanjye niherekereza umwana wanjye sikaga telefone kanjye kagiye se ya telefone niko telefone yanjye wayijyanye nanjye banza afite amahane wa mugari ayibonye Korodina ndahita muhamagara David akirenga ndahita muhamagara aze ndabasha kuyirebamo se noneho ndikubona aze azangwaze hanyuma turebane n'uyu mukazana ko mukazana tuzarebana sha zakwemeza uzarusohokamo ntawe ukubwiye Korodina ndamuhamagara tuvuye ku muhanda akaze ngende nanjye